bamaze igihe mu biruhuko ndetse barinda kubisoza. Ariko reka tugaruke ku bana. Ibyo tugiye kuvuga aka kanya birakureba wowe mwana, ariko by'umwihariko birakureba wowe mubyeyi. Uyu munsi henshi ku isi bavuga ko umuntu mukuru ari ugize imyaka 18 ndetse ari nabo uzi kwifatira icyemezo. Nyamara hari abana bakoze ibyaha bari munsi y'iyo myaka yo gufata icyemezo cyangwa se imyaka y'ubukure, bakaba bafunzwe burundu, bakatiwe igihano cyo kuzamara ubuzima basigaje ku isi muri gereza. Abo ni bande? Nk'uko abahanga mu mitekerereze babivuga, ngo nubona umwana wawe ahorana umujinya, agahorana amahane, jya witonda, kandi nubona umwana adatinya gushyamirana nawe mukarebana y'ingwe, kubera ko ugutinyuka nta n'undi yatinya, kuko niwe muntu w'ikirenga imbere ye. Kugira ngo abana bamere batyo bigenda bite? Abana benshi bahozwa ku nkeke, barahohoterwa, barakubitwa, babwirwa amagambo mabi, ariko by'umwihariko muri bagenzi babo, ibyitwa bullying cyangwa se gushwazwa, kumwazwa, kunenwa na bagenzi babo. Hari abana kandi ngo hora berekwa amashusho yaba muri televiziyo, kuri za computer cyangwa se mu matelefone y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Byose biragenda bikipakira mu bwonko bwe. Ikindi kandi hari abana ku isi yose usanga bakoresha ibiyobyabwenge. Ibi byose byica ubwonko bw'umwana kugeza ubwo abaye igikuke, bikaba byarangira ahindutse umunyabyaha ruharwa. Uyu munsi ku isi nk'uko nabivuze, hari abana benshi bafunze ndetse bakatiwe ibihano bya burundu. Reka dukomoze kuri bamwe muri bo wumve ibyo bakoze. Umwana wa mbere yitwa Tate Lionel, umuryango ukomoka mu birwa bya Caraïbe, nyamara akaba yarabaga mu Bufaransa. Ubwo yari afite imyaka 13 gusa, mu mwaka wa 2001 nibwo yakatiwe igihano cyo gufungwa burundu. Tate Lionel yakoze iki? Yaje guhamwa n'icyaha cyo gukubita akana k'agakobwa k'imyaka 6 kugeza gapfuye. Abajijwe impamvu yishe uwo mwana w'umukobwa, Tate Lionel yasobanuye yuko uwo mwana amukubise ingumi n'imigeri by'urudaca ubwo ari kwitoza kuzakina boxi ndetse n'umukino wa kaci, imikino ikunda kugaragara ku mateleviziyo, kuko ngo yumvaga yifuza kuzamutera amakofe. Uyu munsi byamubereye impamvu y'igifungo cya burundu. Umwana wa kabiri ufunzwe burundu yitwa Eric Smith. Uyu Eric Smith akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari mwaka 1993 ubwo uyu Eric Smith yari afite imyaka 13 gusa, ngo kubera buri munsi guhozwa ku nkeke n'abana bigana, bamunyega banamushwaza, buri munsi bamuha inkwenene, bamunyegera yuko ngo afite imisatsi itukura ndetse ngo anambara uturinete tudafashije. Aha rero ngo nibwo yaje kugira umujinya, abona akana gato k'imyaka 4 kari umuntu akumwe mu bajyaga bamuserereza, maze nawe mu kwihimura aragenda akamariyeho umujinya, aragahondagura kugeza agashizemo umwuka. Uhereye mu 1993 Eric Smith ari muri gereza, ndetse inshuro zose yajuriye ntacyo byatanze. Undi mwana nakubwira yitwa Joshua Phillips, nuwo mu gihugu cya Australia. Ubwo yari afite imyaka 14 nibwo yishe umwana w'umuturanyi wari ufite imyaka 8, hanyuma yishe umurambo we munsi y'igitanda cye. Nyuma y'iminsi 8 nibwo ubwo nyina yari gutunganya mu cyumba cy'uyu mwana, yaje kumva impumuro mbi idasanzwe, aza gusanga mu murambo wa mwana wari umaze iminsi 8 buri wese ashakisha uyu mwana yarabuze. Babajije Joshua Phillips cyamuteye guhitana uwo mwana, yavuze ko yamukubise umupira wa baseball ku mutwe mu buryo bw'impanuka, hanyuma umwana agapfa. Uyu Phillips agatinya yuko se yari bumwice, kubera ko n'ubundi ngo yari asanzwe ari umugabo w'umunyamujinya, hanyuma agahitamo guhisha umurambo we munsi y'igitanda. Umwana wa kane yitwa Brian Lee Draper, akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afatanyije na mugenzi we witwa Torrey Adamsi, bateguye umugambi wo kuzahitana umwana biganaga witwa Casey Joe Stoddard. Aba bose bari bafite imyaka 16. Aba bana bafashe icyemezo cyo kwihisha mu nzu y'uwo mwana mugenzi wabo, barangije baca insinga z'umuriro, hanyuma uyu mwana baza kumutera ibyuma inshuro 29, umwana apfa atyo. Kugeza ubu ngubu bose bafunzwe burundu. Ibi byabaye mu mwaka wa 2006, ariko bifashisha inkuru ibyari byabaye mu mwaka wa 1999 muri Columbine High School, ubwo abicanyi bacaga amashanyarazi bagateragura ibyuma abana. Aba nabo bakoze nk'ibyo, bahitana Casey Joe Stoddard. Umwana asorejeho yitwa Kenneth Young, nawe niwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenneth Young icyaha cye gitandukanye n'icya bagenzi be haruguru. Uyu mwana ntawe yigeze yica, ariko nawe afunzwe burundu. Kenneth Young yari umwana urerwa na nyina wenyine, kandi nyina nawe akiri mutoya, ndetse nyina yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge. Nawe mu gukura akitoza kuzajya yibisha intwaro. Ubwo ari mu gikorwa cye cy'ubujura, yasanze undi mugabo ucuruza ibiyobyabwenge agiye gufata ku ngufu umwana muto w'umukobwa. Icyo gikorwa yakiburijemo, ariko nawe ariba aza gufatirwa mu cyuho. Kenneth Young yaje gushinjwa ubujura, ndetse biza kurangira akatiwe gufungwa igifungo cya burundu ubwikube 4. Bivuze ngo niyo yapfa akazuka, akongera akazuka, akongera akazuka, akongera agafungwa. Benshi mu banyamategeko bagerageje kuvugira uyu mwana, bagaragaza ko ibyo yakoze atari wabyiteye, byose byakomokaga ku buzima yarabayemo, ndetse kandi n'abaganga bo mu mutwe bagaragaza ko uyu mwana yongeye akaba muzima kuva agiriye muri gereza, ariko byose ntacyo byatanze, yagumye muri gereza. Babyeyi, murahihibikanira abana, murihiringa, ntimuryama, ntimusinzira, ariko kandi nanone bya bimaze iki? Uboneye umwana ibyo akeneye byose, ukamuburira umwanya n'uburere bukwiriye. Izi ni ingero zifatika.